turatungurwa no kumva ko umuntu wamaze guhambwa akiriho. Ari mu masaha mu gitondo ubwo abaturage batuye mu karere ka Ruhango mu murenge wa Bweramana mu kagari ka Gitisi babaye nk'abakubiswe n'inkuba itagira amazi ubwo babonaga uwitwa Hakizimana Silas atembera muri aka gace, kandi ngo ku munsi w'ejo harabaye umuhango wo kumushyingura kuko ngo yari yitabye Imana. Ubwo BTN TV yageraga muri aka gace abahatuye batubwiye ko ngo ku munsi w'ejo biriranwa amarira n'agahinda ubwo ngo bari mu muhango wo gushyingura uyu Hakizimana. Twashatse kumenya nimba koko uyu Hakizimana wabonywe n'abaturage atembera mu gitondo kandi bivugwa neza ko ku munsi w'ejo ngo yari yashyinguwe, nimba koko yarapfuye, maze tuganiriza abo mu muryango we. Twari dufite umuntu bita Hakizifura nagiye mu mayaga agiye gushaka amafaranga gutembera. Dutangazwa nuko yagiye kuwa gatatu, imvura yari yaguye kuwa kane, kuwa gatatu batubwira ntigeze tumenya amakuru ye yaho yagiye. Ku isabato batangira kutubwira ko umuntu yaguye mu mazi yapfuye. Birangira ababyeyi bagiye, umugore we n'umuryango we bagiye kumuhiga baramubura. Buracya icyumweru ndumva ariho bagiye kumushakisha bavuga ngo bamubonye ngo i Nyanza, ngo bamujyanye mu bitaro muri za Muruti. Birangira bamagaye ngo bajye kumuzana tumushyingure. Ejo twire dushukura dushaka ishyamba bagiye kumuzana. Yego. Yaraje nka saa 12 n'igice saa moya umurambo barawushyingura. None muri iki gitondo tubona umuntu araje, turamubona nubwo ari hano ku kagari, ariko barimo baratwirukana ngo nitugende ngo banze bakemura ibibazo bye. Ngiye kuzana umurambo ngira nyine bamukoreye ibizamini byose bishoboka, barangije igihe cyo kuduha umurambo nyine barawuduha nka saa 12 twamushyingo nyine hafi mu saa 12 n'isa moya. Abo ikinangaje no kwavuze ngo yabonetse nibyo nari ndimo birananira kubikora. Navuze ngo turifuza kureba uwo muntu niyo sanduku bahambyemo uwo wundi utari we, bakayitaburura tukareba niba umurambo wahambwe ari wo cyangwa se niba kuzuka bijya bibaho. Kuzuka bibaho, ariko uwo batabye imperuka itaraza ntabwo azuka. Turatungurwa no kumva ko umuntu wamaze guhambwa akiriho. Abaturage twese twabyutse tujya mu kazi kacu, amakuru akadusanga mu kazi yuko umuntu yapfuye, tukabanza no kugira ejo umuntu yarapfuye, tumenya ko umuntu yapfuye, ntibaza bajya gushyingura rwose, baratabara, bahabwa uruhushya ngo bajye gutabara. Uyu munsi wa none mu gitondo tugiye mu kazi twumva ngo wa muntu ngo bareba ashyinguye ni muzima. Aba baturage batunguwe no kubona uyu mugabo washyinguwe ku munsi w'ejo atembera n'amaguru kandi ngari muzima. Ibyabateye ubwoba, abandi nabo bakaza kugira amatsiko yo gukomeza kumureba, kugeza aho ubuyobozi bwaje gufata umwanzuro wo gufata uyu Hakizimana Silas maze bakamukingirana mu biro by'umudugudu. Gusa ariko abaturage nubwo bavuga ibi baratunga agatoki ibitaro by'akarere ka Nyanza ngo kuba byarakoze amakosa yo guha umurambo aba bantu hatabayeho gusuzuma ngo barebe nimba koko ari we. Kubera ukuntu twamushyinguye nimugoroba kandi n'ibintu bimaze iminsi nyine, kumva rero ngo uyu munsi ngo araza arashoboye akoresha nakwiruka, akibaze umuntu bashyinguye sibyo, kandi ubwo byanze bikunze ku bitaro hari ibizamini bakoze ngo bamenye ko umwirondoro w'uwo muntu uhura n'ibikumwe by'uwo nguwo. None mu gitondo twongeye tubona umuntu, ubwo se we kuko mu mitekerereze ya kimuntu twemera ko n'imbaraga za Satani zibaho hejuru. Bakarukwireje ubwo byanashimishije ahubwo kugeza n'ubu ngiye gutaha ndavuga amakuru yuko umuntu wacu yawe. BTN TV mu matsiko menshi twashatse kumenya koko ibyo aba baturage baba bavuga byaba ari ukuri. Twerekeza ku irimbi ahazwi cyane nk'intungamo, tuhasanga koko hari imva nshyashya iriho n'umusaraba. Gusa ubwo BTN TV yageraga muri iri rimbi twasanze umubare w'abaturage bavuga ko ngo bari bagize amatsiko yo kuza kureba koko nimba uyu muturage yazutse. Urujijo ruri hagati y'abaturage bavuga ko uyu Hakizimana yaba yazutse byatumye BTN TV yerekeza ku bitaro by'akarere ka Nyanza maze tubaza ubuyobozi bw'ibi bitaro nimba koko umurambo baba baratanze waba ari uwa Hakizimana. Umurambo waratoraguwe uzanwa kuri morgue ku bitaro, bageze aho haza famiye iwusaba ko
umurambo ari uwabo, haza abantu 7 bo mu muryango w'uwapfuye bemeza ko umurambo ari uwabo. Kugeza uyu munota mbara ko ba nyiri umurambo ari abaje kusaba ku bitaro kuko bawuzanye ari umurambo utazwi, bo bemeza ko umurambo ari uwabo kandi turabaha urashingurwa kandi aho ushinguye arahazi numva nta kibazo. Uyu Hakizimana Silas ndetse n'umugore we bahise bashyirwa mu modoka y'akarere bitewe n'uko umugore yari yamaze kugira ikibazo cy'ihungabana maze barabajyana. Nyuma ku murongo wa telefone BTN TV yaje kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango maze batubwira byinshi kuri iyi nkuru. Kugeza ubu ntabwo nagira ikintu kinini ntangaza, ikihari nuko inzego zatangiye gukurikirana iriya kesi. Kugeza kuri ubu abaturage batuye mu murenge wa Bweramana baracyari mu gihirahiro, ibaza nimba habaye igitangaza uyu Hakizimana akazuka yari amaze umunsi umwe mu mva, cyangwa se nimba harabaye amakosa hagashyingurwa utari we. Ibituma hibazwa uyu murambo washyinguwe nimba uzatabururwa maze hagashakishwa bene wo bakajya kuwushyingura. Iyi ni BTN TV, Ngendimahoro Samsoni, ahandi ndahazwi cyane nk'igitisi mu karere ka Ruhango mu murenge wa Bweramana, ndi mu ntara y'Amajyepfo. Ahangaha duhuriye ni kwirimbi. None uje kureba ko yavuyemo? Nje kureba ko ari impamo ko yavuyemo. Nukuri? Nukuri.